Saa 12 n'igice z'igitondo cyo kuri 23 Werurwe ku nkengero z'umuhanda w'igitaka iruhande rwa kaburimbo wahitwa mu Kadasomwa mudugudu batera akagari ka Gihundwe umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Murambo umugore uri mu kigero cy'imyaka 25-30 wabonye mu gishashi kinini cyane batambukaga nyirawe ariko ntabwo yasamenyekana nk'uko bikuye makuru umunyamakuru wa bitangazamakuru bikoremera mu gihugu cy'u Rwanda hawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Yakaremye Jean Pierre avuga ko ariyo yarabashije gukusanya abaturage bari bahari. Hakaba rero hari hategejwe RIB ngo iperereza ryimbitse ritangire ngo uyu murambo ukaba wabonywe n'abaturage batambukaga bahamagara ubuyobozi nabwo bwihutira kwagera. Ati ubwo hari abaturage batambukaga muri kariya kayira ati mu masaha 12 n'igice z'igitondo ati babonye urushashi runini cyane ati rubyimbye bibwira ko ari imari shyushye irimo ati ari nk'ababa bayihataye ati nijoro bagize abo bikanga bafunguye basanga n'umurambo w'uriya mugore bahita abaduhamagara batanga makuru ati turaza rero dutangira kubikurikirana nk'uko umuyobozi bivuze. Yavuze ko banze guhita bafungura ishashi yose RIB itaragira ngo ikurikiranye ibimenyetso byose amenyekana imyirondoro ye uko yishwe n'icyamwishe ariko ikigaragara ngari uko yaba yanizwe kuko uretse amaraso yaramuri mu mazuru nta kindi gikomere gihita kigaragara yarafite. Hari hategejwe rero ko RIB ihagera bagafungura iyo shashi hakarebwa niba nta bikomere yaba yarafite ahandi ku mubiri bo batabashije guhita babona. Avuga ko binakekwa ko abamwishe babanje kumusambanya kuko urebeye umurambo muri iyo shashi igice cyo hasi ngo wari wambaye ubusa buri hejuru wambaye akenda gafata amabere bakunze kwita isutiye. Icyo bakoze ngo ari ugufungura ishashi mu gice cy'amaso gusa ngo mubahanyura barebe niba hari uwaba amuzi atanga makuru. Akomeza avuga ko hari bamwe mu baturage bavuze ko bamuzi ko yaratuye mu Gatandara umurenge wa Mururu muri aka karere akorera uburaya ku Rusizi rwa mbere hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ariko ngo bikaba ngo ari amakuru atahita yemezwa kuko nabo babivuze ngo bahise rero bagumanwa ngo bifashishwe mu iperereza. Icyemezwa ari cyiza ati kuba cyagaragajwe n'iperereza ndetse n'isuzuma rya muganga. Ati bibaye rero hashize iminsi 4 gusa murenge wa Gihundwe uhana imbibi n'uyu yombi igize umujyi wa Rusizi umugabo yishe umugore we amukubise igifunga cy'ishoka mu mutwe we akaba yaranahise yishyikiriza RIB sitasiyo ya Kamembe. Abaturage bakaba rero bakomeje ngo kwibaza ibyizi mfu zibasira abagore. Uyu muyobozi icyakora akaba yabahumurije avuga ko byose bikurikiranwa hafi n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano. Yabasabye rero kujya bihutira gutanga amakuru ku gihe icyo ari cyo cyose babonye igishobora guhungabanya umutekano cyane cyane hakumirwa icyaha kitaraba. Akanabasaba rero guhagurukira rimwe bakarwanya ingeso mbi y'ubwicanyi igenda ifata indi ntera muri uyu mujyi wa Rusizi nk'uko uyu muyobozi yakomeje kugenda abigarukaho. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira twizera neza ko inzego zibishinzwe zirakora iperereza ababigizemo uruhare bose bakaba batabwa muri yombi akaza gutangwa ubutabera. Turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda ishyirahamwe ritagengwa na leta Akora Rwanda ryatanguje igikorwa cyo guhamagarira abantu guhitamwo ibifungurwa by'ikinyafrika nk'inzira iganisha ku byerekeye uburyo bwo gufungura neza budatera indwara. Nguru y'idonido na Asumta Kaboyi. Uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafrika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi. Ubukangurambaga watangije wise Mpisemo ibiryo nyafrika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga nuko babiteguraga. Ubu bukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda. Bwana Francisco Munyentwari ni umuyobozi wa Akora Rwanda. Bityo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira harimo inyampeke kuri abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranyaho uburyo byumvikanya. Ni ukuvuga irimo ibinyabijumba ibinyampeke ibinyamboga bituzuyemo amavuta bituzuyemo ibiriya biva hanze. Ko abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe ikoze mu ibumba ntabwo bateka amasafuriya kubera ko kubishiririza no kubibabura. Mu nkono imwe bigenda bigira uburyohe. Ibirura bikaza guhura n'ibitarura. Babanzaga ibitinda gushya nk'ibishyimbo bakaza kugerekaho yenda imyumbati noneho bakaza gushyiraho imboga
Munyentwari avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse. Munyentwari yasobanuye ko usanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi. Alphonse Barushimana, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye. Izo ndwara zitandura harimo indwara ya diabete, hari indwara z'umutima, hari indwara ziri chronique z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri. Izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, hari imirire itaboneye, hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi. Rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Nk'ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko 89% mu Rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya. Umuryango Akora u Rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga batangije bugere ku ntego, abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare. Ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo tubuhinga nibwo bugomba guhinduka, kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imbonero bishyizemo biratuma deja busaza kurushaho. Tugomba rero kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka, busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo tugomba kwirukana dusimba, inzuki, ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka, kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa. Izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere. Ingero batanze ni uko ibiryo byatekwaga mu nkono ya Kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibitekwa mu masafuriya. Gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi. Bwana Riseruyende wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ni umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi. Impamvu turacyabumba rwose uretse ko bakeya niyo mpamvu nta gaciro zigifite, ariko abazimenyereye ntabwo bakunze kuzireka, barazikoresha cyane cyane nk'udutoya. Muri two basigaye bakoresha naho inkono n'ibindi nta kintu zikimaze, ibindi twarabiretse. Ku wundi inkono zimwe tugereka imyumbati n'ibishyimbo kubera no mu nzara igihe twarabiretse n'utwungo two guteka imboga, ariko usanga nta kintu kitumariye rwose. Ibintu bimeze nabi kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye, kubona inkwi zo kotsa utwo twungo ni ibintu bitoroshye. N'isoko ryaremaga nk'abantu nka 30 wenda b'ababumbyi, ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi 2-3. Urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba cyaracyeye agaciro, nabo bakageza nka nimugoroba zitarashira, rimwe na rimwe bakazitana izindi bakazimena ahubwo kubera umujinya n'iki byose. Akora u Rwanda igaragaza ko zimwe mu mpamvu z'ubu bukangurambaga zishingiye kuri raporo y'isi ya 2022 ku bibazo by'ibiribwa yavuze ko byibuze umuntu umwe muri 5 muri Afurika aryama ashonje, kandi miliyoni 140 z'abanyafurika bakaba bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Imiryango Akora u Rwanda usaba abayobozi kwita kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka zikomeye igihugu. Akora u Rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2020 kugeza muri 2025 Leta y'u Rwanda yateganije miliyari zigera kuri 158 mu ngengo y'imari yo gukemura ikibazo cy'indwara zitandura. Umuryango Akora u Rwanda wateguye ubukangurambaga uvuga ko utizeye ko buzagerwaho vuba na vuba kubera impamvu zirimo iz'ubukene zituma abantu bagura ibyo babonye mu gihe aribyo bihendutse. Gusa nanone kwemeza ko utazatezuka kuri iyi ntego, ko kera kabaye hazagira abazabwumva bikabagirira akamaro. Umuryango Akora usanzwe ukora ibikorwa by'ubuhinzi butangiza ubutaka kandi busigasira ibikorwa by'ibinyabuzima. Uyu muryango wavutse mu 1979. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Rwanda umucamanza wo mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yasubiye kubandanya urubanza Venant Rutunga aburanamwo n'ubushikirizamanza ibyaha bya genocide. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru. Bwana Edouard Burimwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cya Izari Rubona, nawe ari ku rutonde rw'abashinja Bwana Venant Rutunga ibyaha bya genocide yo mu 1994. Mu buhamya bwe asobanura ko Rutunga wayoboraga Izari Rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye. No buhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho. Gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho, avuga ko yabonye uwari umuyobozi we ajya mu mujyi wa Butare kuhazana abajandarume bisha abatutsi muri Izari Rubona.
yasobanuye ko yarindaga izamu kuva saa 9 z'igicamunsi akageza saa 1 zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi. Buri Nyundo yahamije ko yiyumviye Rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo. Yemeza ko iyo nama yari y'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi. Yemeza ko yabonye Rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bisha abo batutsi muri Zari Rubona. Mu bundi buhamya bwe Buri Nyundo yabwiye urukiko ko Rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi. Uyu